Hello bakunzi ba Kigali House, ufite amafaranga yawe miliyoni 220, wobuze ahantu wakura inzu nziza, muze mbereke inzu nziza hano. Iyi nzu ni inzu nziza cyane nkuko mwabibonye, ifite parikingi nini kandi nziza cyane yajyamo nka range y'imodoka 10. Iyi nzu ni inzu ifite ibyumba 4 na dushe na toilette enye, kandi ikaba ifite na rooftop hejuru, ikaba ifite na office yayo. Ni inzu nziza cyane, muze tuyibereke. Tukigera ahangaha turasanga bariko nziza cyane yo kuri salo, nkuko muyibona murabona ko ari nziza cyane, iritatse neza cyane, ifite uturabyo twiza, iragaragara neza. Muze tubereke no muri salo. Reka dutemberane muri iyi salo yacu nziza cyane. Uko mubibona iyi salo ni salo nziza kandi ngari, nziza cyane, ifite TV stand nziza y'akataraboneka, salo ifite amarido yayo meza cyane, ifite plafond nziza, imitako myiza, iragaragara neza cyane nkuko namwe mwese mubibona. Tukiva hano kuri salo turagaruka hano kuri saramanje nziza cyane dufite hano. Murabona iyi saramanje ni nziza cyane, saramanje y'akataraboneka, igaragara neza, ifite ubwogero hano aho wakita lavabo, ku buryo mwakaraba intoki neza nta kibazo, nabyo kuvuga ngo murasohoka hanze mu mujye gukaraba intoki. Iyi saramanje ni nziza cyane. Reka dukomereze mu gikoni cyacu. Aha murahasanga igikoni cyiza cyane, gifite utubati twiza cyane, dufite aho gutereka ibintu heza, aho kogereza ibintu heza, harimo utuntu tw'udutiwari twiza cyane. Iki gikoni ni cyiza cyane, namwe murabibona biragaragarira amaso. Iyi nzu turimo turabereka ni inzu iherereye i Kanombe, ukirenga ibitaro gatoya. Nkuko twabibabwiye, ni inzu iri kugurisha amafaranga miliyoni 220 z'amanyarwanda zonyine. Nkuko nabibabwiye, ni inzu ifite ibyumba 4 na dushe na toilette 4, ikaba ifite na rooftop hejuru. Muze tukomeze tubereke ibyumba by'iyi nzu. Kuri ino side murahasanga icyumba kimwe gifite dushe na toilette zabyo, nkuko nabibabwiye, ni ubuzima bibagerekeye. Muze rero dukomezanye muri korodoro aho dusanga ibindi byumba 3. Hano rero turahasanga ikindi cyumba cyiza kinini kandi kisanzwe, kibereke. Si ibyo gusa kandi hano hari n'ikindi cyumba cyiza cyane kimeze nk'icyo twari tuberetse, muze nacyo tugitembere. Bino byumba 2 maze kubereka bifite bathroom imwe bihuriyeho nziza cyane, muze nayo bibereke. muze noneho
twinjira ni mu cyumba cyiza cyane cya chambre principale. Aha turahasanga dushe nziza cyane na toilette byiza cyane. Reba ukuntu dushe imeze, ni dushe y'akataraboneka, za dushe mutigeze mubona, za dushe mujya mubona mukazibona mu inzozi. Hano hari miroir nziza cyane, lavabo nziza z'akataraboneka nziza cyane. Aha mukahasanga toilette nziza cyane, design nziza cyane nk'uko muri kubibona. Si ibyo gusa, hano tubafitiye icyumba cyiza cyane kirenze ibyo twaberetse kare. Iki cyumba ni cyiza, reba harimo garderobe nziza cyane, miroir muri garderobe, n'icyumba kinini cyisanzuye, n'icyumba cyiza cyane nk'uko mwese murabibona. Dufite na office nziza cyane hano iri imbere ya chambre principale. Muze tuyibereke ino office yacu. Reka noneho dutemberane kuri no rooftop yacu.